inaha umuntu aragukunda ariko ibyo yagukundiraga byashira ntiwongere kumubona. Abo bantu ibintu baducaga hari igihe bishira, iyo bishize n'urukundo badukundaga rurashira. Hari igihe tubyara abana, umwana ukamubyara agakura akamera ubwanwa agapfundura amabere, wari uzi ko uwo mwana ari we muzakundana byuzuye, umwana akakubwira ngo ntuzongere kumbyara. Muri iriya nama nanjye namenye ibitaranditswe. Yabwiye abari muri iyo nama ngo nibinsaba guseba nzaseba, nibinsaba kurara ngenda nzarara ngenda, nibinsaba kurara naryamye nzarara ndeba, nibinsaba kwikorera amaboko nzayikorera, nibinsaba gutukwa nzatukwa, nibinsaba gutotezwa nzatotezwa, nibinsaba no kwambara ubusa nzabwambara, nibinsaba no kujya ku musaraba nzajyayo. Ndashaka gucungura itorero. Niyo mpamvu mubona umusinzi aza akavuga ngo narasindaga ngo nkafunga umuhanda ntitumukurikirane. Niyo mpamvu ubona umuntu aza akavuga ati nararogaga ntitumubaza abo yishe. Niyo mpamvu ubona umuntu aza hano akavuga ngo aleluya ngo ubu mundeba ngo natoboraga amazu. Hano hari abantu bayatoborewe ugataha kandi wavugishije ukuri k'amazu y'abandi wagize gute wayatoboye. Niyo mpamvu ubona umuntu aza agahagara ngo nari umurozi wa hatari ngo nzinga ngo ntuma batabyara. Dufite abantu babuze urubyaro warabigizemo uruhare tukakure kugataha. Hari umugabo wagukuyeho urubanza, hari umugabo wakubabariye, hari umugabo wakugiriye imbabazi. Ndenda kubabwira akantu Yesu yakoze, yakuyeho karandi zarizo zose arazicarira, gukenyuka akabyicarira, kumwara akabyicarira, divorce akazicarira, gukubitwa n'abapagani akabyicarira. Ndahanuye muri iki giterane abyicarire, urukundo rwa Yesu rubyicarire. Yesu namutinye, yafashe urupfu adwita irembo, afata aho tujya ahita mu rurembo. Ubushobozi abana b'Imana twahawe nuko tunyura mu irembo ariko tugahingukira mu rurembo. Birasobanuye ngo abatari abana b'Imana banyura mu irembo bagahera mu irembo, ariko twebwe aba Kristo tunyura mu irembo tugahingukira hehe. Kandi ndaguhanuriye uku kwezi kwa gatanu uzabisikane nabyo, ukwa gatandatu n'ukwa karindwi uzabisikane nabyo. Haguruka ubisikane nabyo. Tera intambwe uvuga ngo nzabisikana nabyo, tera intambwe uvuga ngo nzabisikana nabyo, tera intambwe uvuga ngo nzabisikana nabyo, tera intambwe uvuga ngo nzabisikana nabyo. Zamura haleluya. Telas ela. Ayo mashina ya Yesu ngo muyakome neza ntacyo bitwaye. Murakoze. Urukunda gukunda ntago ari igice, nta nubwo urukunda gukunda ari urukundo ruringaniye, nta nubwo rukunda mwebwe naho inkundo zanyu murazipima. Umuntu akakubaza ngo nkunda kangahe ku ijana. Ntago urukundo rwa Yesu barushyira mu mibare, ntago wabishobora. Urukundo rwe ruruzuye, agufitiye urukundo rwuzuye. Nubwo abantu bose batagukunda hari ugukunda. Zose zinaha zingana n'ibyo abantu bazadukuraho. Murandeba hano, inaha umuntu aragukunda ariko ibyo yagukundiraga byashira ntiwongere kumubona. Hari abantu badukunda kubera imyanya turimo, hari abantu badukunda kubera amazina dufite, hari abantu badukunda kubera akazi dukora, hari abantu badukunda kubera yo dutunze. Abo bantu ibintu baducaga hari igihe bishira, iyo bishize n'urukundo badukundaga rurashira. Ndashaka kubabwira ikintu cyantangaje. Hari igihe naha abantu batwita amazina ariko umenya ko batagukundaga aho hantu wari uri utagihari. Za telefone nyinshi zaguhamagaraga ntiwongera kuzibona. Si wowe bakundaga, bakundaga umwanya urimo. Murimo muranyumva? Reka mbahe ingero zoroshye. Umugabo n'umugore ni abantu bakundana bakanajya imbere y'Imana. Nicyo kintu nshaka kubabwira cyantangaje. Umugore akazamura ikiganza n'umugabo akakizamura. Hari ijambo tuvuga iyo turimo turasezerana. Umugore aravuga ngo ndi imbere y'Imana ishobora byose, nemeye kujyana na akazambera tukazatandukanywa n'urupfu
cyangwa Kristo agarutse gutwara itorero. Hari igihe rero usanga umugore yarashatse umugabo kubera umugabo ari umunyembaraga, azi gukora, ari umugabo utwara imodoka iminsi igashira yose akora, ahaha, atunze urugo, abana biga, yubaka amazu. Hari igihe rero umugabo agira umwaka, agakora agisida cyangwa agafatwa n'indwara imubuza kongera gukora akazi. Bya bintu yinjizaga mu rugo ntibyongere kwinjira, ugasanga wa muntu wari wararahiye ko bazatandukana aramubwiye ngo ubwo utakibibashije, wahoze ubivuga, ubwo utakibibashije ntago nabana nawe. Batandukanye urupfu rutaje, batandukanye Kristo atagarutse. Uzi impamvu? Ni urukundo rw'inaha. Inaha tubivamo. Urukundo rw'inaha tugeraho bikanga. Hari igihe umugabo ashaka umugore, hari umukobwa mwiza ufite amaso manini, unanutse, uteye nk'uko abantu bashaka, hanyuma wamugezayo akanywa igikoma. Hari igihe umugore asama inda ya babiri, yagira amahirwe bakanababyara, akazanywa igikoma. Umugore wabyaye abana babiri, teremusi ebyiri z'igikoma yazinywa. Ntumbwire ko umuntu wanyweye teremusi ebyiri z'igikoma azakomeza kugira mu nda hato, hazaba hanini kuko yashizemo ibintu byinshi. Hanyuma usanga wa muntu aramubwiye ngo ntabwo ubyibushye nk'uko nabishakaga, usigaye uteye nabi. Amute kubera ko yabyibushye ngo by'akajagari, amute kubera ko yafashwe na pararize, amute kubera ko yarwaye indwara idakira. Inaha babivamo. Inkundo z'inaha abantu bageraho bakagira gute? Bakabivamo. Mwandebye nkabaganiriza? Murahari mbaganiriza? Inkundo z'inaha babivamo. Hari igihe umuntu aba ari mu gihe tukwita bibi, tukwita marene, tukwita mama. Nimureba ziriya ngofero dukunda kubambika, ziriya ngofero zingana n'ibyo muduha. Umwana utabyaye gukubisa ingofero, hari ibintu wakoze kuri we, umunsi uzaba utakibikora nta ngofero uzongera kubona. Impamvu tukwita mami, marene, mama wacu, anko, ni ibyo uduha. Ariko ndashaka kubabwira urundi rukundo. Hari igihe tubyara abana, umwana ukamubyara agakura, akamera ubwanwa, agapfundura amabere. Wari uzi ko uwo mwana ari we muzakundana byuzuye, umwana akakubwira ngo ntuzongere kumbyara, kubera ko urukundo rwe ni urwino. Hari abandi bantu badukundira aho dutuye, hari abandi bantu badukundira ibintu bigiye bitandukanye. Nahishuriwe umugabo umwe, nimunyukiriza ndakomeza. Haleluya, mwongereho gato. Haleluya. Utankundira icyo nkora, utankundira aho ntuye, utankundira ayo nize, utankundira ibihe ndimo, utankundira uko ngana. Yarahiye yavuze ngo nkunda none, akankunda no mu gihe kizagira gute? Kizaza. Abantu bazi ko Yesu adukunda urwuzuye muvuga cyane ngo amen. Dore urukundo rwatumye amfira, ibyaha byabihamba mu mva, maze arasuka wamuze nase nagaruka nzamushimira ibyo. Haleluya, haleluya. agukunda byuzuye, waba uri munini, waba uri muto, waba warize, waba utarize, waba ufite akazi kaba nta kugira, waba uri mugufi, waba uri muremure, waba ucumbitse cyangwa ufite iyawe, aragukunda byuzuye, aragukunda byuzuye. Hari ugukunda. Nta muntu uheruka kukubwira ngo I love you butaracya. Hari umugabo uri mu matwi yawe avuga ngo ndacyagukunda, nubwo waraye utariye ariko ndacyagukunda. Nimba ntabagoye muhobere uwo muntu mwegeranye umubwire ngo Yesu agukunda urukundo rwuzuye, agukunda urukundo rwuzuye.
ngo mumenye ko gupfa ari ibintu bikomeye. Umudamu iyo atwite kwa muganga bakamubwira ngo uwo mwana utwite azatuma upfa, azaguteza ikibazo cyo kuba wapfa, abwira muganga ngo yivanemo, nzasama, aranga gupfa. Itorero hari igihe ryagombaga gupfa, murahari, habuze umuntu urisama. Bibiliya iravuga ngo habaye inama, hari ibizima, hari abakuru, hari abatambyi, hari abamarayika, ngo Imana izana igitabo, iravuga ngo ninde uhari ushobora kwemera gusama, akemera gusama. Ngo azana igitabo cyandikishije, gifatanishijwe ibimenyetso, ngo ariko kigaragaza imibabaro, uzemera gusama azababara. Ngo usomye iyo mibabaro wese, ngo akagaruka imbere y'Imana akavuga ngo iriya mibabaro irakaze. Ibizima ngo byaje imbere y'Imana, ngo byikubita imbere y'Imana, birayibwira ngo ntago tugenda, gusama umuntu biragoye, turagumaha, tujye tuvuga ngo urera. Kudusama byari ibintu bigoye. Mwijuru inama iraba, nimunkurikirane ndagusenga, habura umuntu n'uyu n'umwe wakwemera kudusama. Ngo hari umugabo wari wicaye iburyo bwa se, nimunyikiriza ndakomeza, haleluya. Muvuze nk'abantu batabishaka, haleluya. Ihangane wicara hapa, nicara hajya kuba harehare. Ngo yarahicaye, ngo abona nta muntu n'umwe wemeye kudusama, inda zacu zari zigoye, yari bwica umuntu iyo nda. Ngo abonye ntawe udusamye, ngo arahaguruka, Bibiliya niko ivuga, ngo atambika yerekeza gufata wa muzingo. Nimunyikiriza ndakomeza, haleluya. Ngo abantu bose bari muri iyo nama barikanga, ngo babeshwa amaso no kureba umuntu ugiye kubikora. Ndashimira Yesu wabikoze, ndashimira Yesu wabikoze. Zamura haleluya. Ngo aratambika, ngafata igitabo, inama ireba, ngo arakibumbura, ngamena n'ibimenyetso byari bigifatanije. Hari amagambo nakunze, ngo arahindukira abwira inama ngo ngiye kumucungura. Torero munyumve, ntabwo inama ariyo yemeje Yesu kuza, oya, Yesu yemereye inama ko aje. Mwanyumvise? Gucungura itorero kwa Yesu ntabwo byabaye ingufu, yarabikunze kubera urukundo akunda itorero. Ongera umuhobere umubwire ngo aragukunda cyane, Yesu aragukunda cyane. Muri iriya nama nanjye namenye ibitaranditswe. Yabwiye abari muri iyo nama ngo nibinsaba guseba nzaseba, nibinsaba kurara ngenda nzarara ngenda, nibinsaba kurara naryamye nzarara ndeba, nibinsaba kwikorera amaboko nzayikorera, nibinsaba gutukwa nzatukwa, nibinsaba gutotezwa nzatotezwa, nibinsaba no kwambara ubusa nzabwambara, nibinsaba no kujya ku musaraba nzajyayo. Ndetse uretse n'ibyo, nibinsaba no kujyanwa mu mpanga nzajyayo. Bamuvanaga kwa Kayafa bakamujyana kwa Pilato, akavuga ngo naje mbizi, ndashaka gucungura itorero, ndashaka gucungura itorero, ndashaka gucungura itorero. Yaje abizi, yarabishakaga, kandi ngo nta kindi cyabimuteye, ni urukundo. Yantumye ngo nkubwire ngo uko uri kose, uko umeze kose, aragukunda, aragukunda. Zamura haleluya. Ngo kugira ngo abwize inama ukuri, yarababwiye ngo ndabizi ko bishobora no kunsaba kujya ku musaraba, nzajyayo. Nibinsaba n'ikirenze kujya ku musaraba nzagikora, ariko mbereke ko ngize gute mbakunda. Ngo arababwira ngo nibinsaba no gupfa
ninsaba no gupfa nzapfa ariko mbere ku rukundo. Icya mbere kigaragaza akagukunda byuzuye yemeye gupfa. Mwanyemera nkavuga icya kabiri nimunyikiriza ndakomeza. Haleluya. Icya kabiri kigaragaza ko Yesu adukunda urukundo rwuzuye nacyo cyanejeje, yatubabariye ibyaha. Nimubisubiremo, yatubabariye. Ninde wabiririmbye? Yaravuze ngo nubwo Mose yapfuye, umuyobozi w'uru rugendo Kalebu na Yoshua nabo ntibakiriho, ariko dufite ubaruta. Yesu niwe ubaruta. Yesu niwe ubaruta. Ndashaka kubereka akantu kanryoheye. Yakubabariye ibyaha wari buzarimbuke. Niyo mpamvu mubona umusinzi aza akavuga ngo narasindaga ngo nkafunga umuhanda ntitumukurikirane. Niyo mpamvu ubona umuntu aza akavuga ati nararogaga ntitumubaza abo yishe. Niyo mpamvu ubona umuntu aza hano akavuga ngo haleluya ngo ubu mundeba ngo natoboraga amazu. Hano hari abantu bayatoborewe ugataha, kandi wavugishije ukuri k'amazu y'abandi bagize gute wayatoboye. Niyo mpamvu ubona umuntu azagaragara ngo nari umurozi wa hatari ngo nzinga ngo ntuma batabyara. Dufite abantu babuze urubyaro warabigizemo uruhare, tukakureka ugataha. Hari umugabo wagukuyeho urubanza, hari umugabo wakubabariye, hari umugabo wakugiriye imbabazi. Twababariwe ibyaha. Ikikwereka akagukunda byuzuye, twababariwe ibyaha. Abantu bizeye imbabazi zimuvuge ngo amen. Reka mvuga ka gatatu. Nari mbabwiye ko yatubabariye ibyaha, ariko aka gatatu kantangaje. Yaduhaye imbaraga zirwana n'icyaha tukazinesha. Twahawe imbaraga zirwana n'icyaha tukagira gute? Tukakinesha. Muri Kristo nimundeba ndakabasobanurira. Twagize imbaraga zibasha kurwana n'icyaha. Siko umuririmbyi yaririmbye ngo munambara ndasana n'ibyaha mfite umugaba umwami Yesu nitubahamwe nzahora. Twahawe ubushobozi turarwana. Hano hari konyage, hano hari icyuma, hano bambaye ubusa, hano baterekera, hano basinda. Turarwana tukahanyura. Twahawe imbaraga zo kurwana tukahanyura. Mfite umugaba n'umwami Yesu nitubahamwe nzahora. mfite umugaba, mfite umugaba umwami Yesu ayiwe nitubaha mwenza horane. Reka mbaha akagero koroshye. Igira hino uzane n'intebe. Zana ako gatebe ka plastike unsange hano. Tebuka cyane. Zana ako gatebe wari wicayeho. Tebuka cyane turiye ko twakoresha ino minota. Imana iguhe umugisha. Tebuka mvuge kano kantu. Hano murahareba mwese? Icaraho hano. Turi kuganira ku ijambo rivuga ngo adukunda urukundo. Ababivuze Imana ibamugisha. Adukunda urukundo. Haleluya. Aragukunda. Mama, Yesu aragukunda. Kugipima nta wundi muntu wagukunda. Haleluya. Hari akantu nahishuriwe karamereye. Mwebwe ahantu mutuye kuhagera byatuvuna. Bamwe mutaha ahantu hagoye. Kuhataha nugukatakata. Nyoko ntiyagukatakataho, so ntiyagukatakataho, umuntu muziranye ntiyagukatakataho, ariko urukundo rwa Yesu runkatakataho. Rugenda runkatakataho. Nubwo naba naha muri gobyori narwo rurigobyora rukagira gute rukansangayo. Arankunda ndabizi. Ninde wagukatakataho n'ibibazo byanyu? Ninde wakatakata ku bana bawe? Ninde wagusanga muri ari amanegeka?
nta muntu wagukurikirayo, ariko nkufitiye inkuru nziza. Ukata rukuriho, wihengeka rukwihengekaho, ubundaguza rukubundaguzaho, ntiyandeka. Reka nongere ndirimbe. Ntiyandeka kuko ankunda nubwo ndi mubi, anyishimira nubwo nduwe, iteka aramfata. Yesu aramfata, Yesu aramfata, haleluya, akankomeza kuko ankunda bihebuje, arankomeza. aragukunda, aragukunda. Hari igihe ndashaka kuvuga ukuntu Yesu adukunda byuzuye. Ndi kuri kano kajambo nababwiye kavuga ngo yaduhaye imbaraga zinesha ibyaha. Hari igihe mwene data, reka muhimbe izina, mwite Claude. Hari igihe Claude muri we igira inyuma bafuri itavuga nabi gato, Yesu aguha umugishangane aho yegeranya amaguru. Hari igihe Claude muri we haba harimo umuze wa gripe y'ibicurane. Ariko i Kigali wanyu kubera ko hashyushye, Claude ntago ashobora kwipfuna, ari ahantu hadatereta wa muze. Birimo birumvikana? Ari ahantu hadatuma wa muze we uba atake. Ariko wamufata tukamujyana i Musanze hakonja, Claude yajya ahora yipfuna. Ntago Claude kwipfuna bitewe na Musanze byamubagamo, ahubwo Claude ageze ahantu hatereta wa muze. Ikintu Yesu yakoze muri twe harimo ibyaha, kandi Yesu ntago afite gahunda yo kudutuza ahantu hadatereta ibyaha, afite gahunda yo kudushyira ahantu ibyaha bibera. Ikintu Yesu yakoze, yazanye ibiro bye yicara hejuru ya wa muze, ku buryo niyo watura ahantu hari ibyaha ntabwo wabikora. Yesu yaricaye. Muranyumvise? Donko nubwo Claude yaba atuye hano basinda, hano basambana, hano banywa urwagwa, hano bikinisha, hano batingana, hano hagiye hari ibyaha, kandi akazi ka Claude kakaba kari muri iyi zone. Claude nawe suko uwo muza atawugira, ahubwo umugabo umukunda byuzuye afite ibiro byo kwicara hejuru ya bya byaha. Claude ntabikore, kandi ari ahantu ibyaha bigira gute bikorerwa. Muranyumvise? Dore rero hari igihe tuba dukomoka mu miryango iwacu basinda barakoze ibyaha, abantu bakajya bavuga ngo nubwo akijijwe, ngo na se wase ngo wase, ngo yahoze akijijwe, ngo nawe bigeze aho biranga, ngo ubwo nawe bizongera byange. Kumbi ntibizanga, hari uwicaye. Ngo iwabo haba karande ngo y'ubusinzi, ngo buriya turatwana twe tuzasinda. Oya, abana bawe ntibazasinda, hari uwicaye. Ibi bakubwira ngo umugabo azaguta, ntago azaguta, hari uwicaye. Ndenda kubabwira akantu Yesu yakoze, yakuyeho karandi zarizo zose, arazicarira. Gukenyuka akabyicarira, kumwara akabyicarira, divorce akazicarira, gukubitwa n'abapagani akabyicarira. Ndahanuye muri iki giterane abyicarire. Urukundo rwa Yesu rubyicarire, urukundo rwa Yesu rubyicarire. Ababyakiriye bahaguruke batere nka haleluya nk'ebyiri, hanyuma dukomeze. Aricara. Uwo muntu ngera umuhobera umubwire ngo Yesu agukunda urukundo rwuzuye. Zamura haleluya. Ngamba bare nkavuga nakandi. Akandi kantu kanyoheye, urukundo rwa Yesu rwatwemereye ubugingo buhoraho. Haleluya. Ubu mundeba
nemerewe ubugingo. Yesu namutinye, yafashe urupfu adwita irembo, afata aho tujya ahita mu rurembo. Muzi impamvu? Twasomye ijambo rwanga icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana. Ubushobozi abana b'Imana twahawe nuko tunyura mu irembo ariko tugahingukira mu rurembo. Birasobanuye ngo abatari abana b'Imana banyura mu irembo bagahera mu irembo, ariko twebwe aba Kristo tunyura mu irembo tugahingukira hehe? Ndeka mbibereke muri hangana nsigaye nigisha. Mu ijuru nta protokole zibayo nk'izina ngo uje ngo mumukomera amashyi ngo ni koroneri, ngo bari gutambuka ngo nabatumisha ibikabuga ngo nabiremera ngo nabakimirongo. Ibyo ntibizahaba. Kandi Yesu namutinye, mu irembo mwese munyuramo. Umukozi wo mu rugo na nyirabuja bose bagomba kunyura mu irembo. Muranyumvise? Umuyobozi w'igihugu runaka n'abaturage bose bagomba kunyura mu irembo. Sa muri kubwiriza tuyishime tuyoboye, abashumba badusengera, abakozi b'Imana bara bose bagomba kunyura mu irembo. Umuyede n'umuponda bose bagomba kunyura mu irembo. Ariko nubwo bose banyura mu irembo, yashizemo akantu aravuga ngo mwese muzanyura mu irembo ariko mwese ntimuzagera mu rurembo. Hari abantu banjye nkunda byuzuye, nibyo koko bazanyura mu irembo ariko bakomeze, ntago bazahera ahantu, bazakomeza bajya hehe? Mu rurembo. Muza akantu kandyohera, sinzahagama. Uwo muntu umuhobera mubwire ngo ntituzahagama, tuzakomeza. Ntituzahagama. Ariko twebwe iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje mukiza kazava. Mbese ujya wibuka ko mu isi turi nk'abagenzi, turashaka kwitahira. Niyo mpamvu ntarambirwa gutegereza umwami, nubwo umuntu w'inyuma rushaho kunanirwa, ariko umuntu w'imbere rushaho gukomera. Gukomeza urugendo ndasiganwa ariko si mutaziyonja, ndatera n'ibipfutsa ariko simusha, shaka gusingira icyo Kristo yafatiye. Niyo mpamvu ntarambirwa gutegereza umwami, nubwo umuntu w'inyuma ariko umuntu w'imbere rushaho gukomera. Nakomeza urugendo. Haleluya! Mu bintu bigaragaza ko Yesu adukunda urukundo rwuzuye, nuko itorero ritazahagama, rizanyura mu irembo rihingukira mu rurembo. Nimundebe mbabwire rero, bituma mbyibuha kandi ndi muto. Mfite ukuntu ngenda namenya ko nzanyura mu irembo ngahinguka mu rurembo, nkicisha bugufi ngo nagira umuntu mputaza, kandi n'ubundi nsanzwe nciye bugufi. Sinzahagama, ndabizi ko nzanyura mu irembo ariko mpingukire mu rurembo. Iyaba mfite amababa nk'ay'abamarayika, bangurutse nkagerayo ab'isi y'iteka. Iyaba mfite amababa nk'ay'abamarayika, bangurutse nkagerayo ab'isi y'iteka. Mureke mvuga akanyuma dutahe, ibindi tuzabivuga nitunagaruka. Akanyuma karavuga ngo urukundo Yesu ankunda rwuzuye rwaduhaye ibyishimo bidakomoka mu byo dutunze. Ubu dufite ibyishimo
ayo mashyi ni aya Samu cyangwa ni ayo dukunze? Do yaduhaye ibyishimo. Uzabona abantu bishima nta kazi, uzabona abantu bishima ari abapangayi, uzabona abantu bishima batarabyara, uzabona abantu bishima ari abazunguzayi, uzabona abantu bishimye. Niba kubaza ngo ibyishimo byawe biva he, uzababwire ngo biva muri Kristo. Biva muri Kristo. Ntibiva mu kazi wakagira ntiwishime, ntibiva mu rushako washaka ntiwishime, ntibiva mu bwenge wabugira ntiwishime, ntibiva mu burebure cyangwa ubugufi wabigira ntiwishime. Ntago biva mu miryango, kuko imiryango irapfa. Ibyishimo byacu biva muri Kristo. Biva muri Kristo. Biva muri Kristo. Aba Yesu yahaye ibyishimo muvuga cyane ngo amen. Nimundeba ndababwira aka kantu ntahe dusenge, ibindi umuntu abazanabivuga ikindi gihe. Ntago tuvuga nk'abasoje mu gihe tutaranyura mu irembo ngo duhinguke mu rurembo, tuzahanongera. Reka mbereka akantu kantangaje kugira ngo ntuntama ndi umwigisha bari wewe unamumpereza iriya mikoro. Umwigisha ni umuntu ukomeye, urebye agaciro Imana imuha ntago mwamufata uko mubonye. Umwigisha ubundi Bibiliya ivuga ko umwigisha wakwiye nyine kuba ari aho gusa, ntamenye ibindi bibazo akaba rimwe mu bimenya. Umwigisha ni umuntu ubukaze. Jerime haguruka sha, niwe twahuriye aha. Ndashaka kugucomeka hino mikoro, egera kiriya gikuta. Uyeranje no mikoro igucomekweho. Mbega nawe ute uyeranja, reka ncomeka hanguje se niho hari agatambaro ntuyikoreho. Urabona none Jerime ngiye kugukurura. Wihangane nawe uze mu cyubahiro cyawe, ntago ndaba nkugerageje kandi ugenda nkurikira. Ubu hano ni mu bushomeri, ariko aranga akabwiriza. Murimo murandeba? Ahangaha ni mu kindi kigeragezo ntazi, ariko aranga akagira gute? Murabona akantu kamucometseho? Ahangaha ni mu magambo. Rwa rusinga murimo murarureba, ariko nta kindi gituma akomeza, hari akantu kamucome. Donko ntago Jerime acometse mu bintu. Kristo yaramufashe amucomekaho ikintu cy'ikigozi kirekire. Niyo yaba ari mu makuru icyo kigozi kigenda kirambura, agira ibyishimo. Mwantabaye, haleluya. Ubusa mwanyumvise? Abantu bari muri Yesu bafite ibyishimo, baracometse. Umuvuga amagambo akagaruka agakora ingihano. Uravuga uti ko yakennye burara cyavuga mu ndimi, akagaruka kizunguza ukagira ngo ahubwo nibwo yabatijwe. Kubera ntacometse ku bintu, acometse muri Kristo. Acometse muri Kristo. Jerime wanyumvise? Twe tugomba kugera ku kigero tugira ibyishimo bidakomoka mu bintu dutunze, tukagira ibyishimo bikomoka mu mbaraga za Kristo. Ndabibategetse mu izina rya Yesu. Uwo muntu mwegeranye mubaza amazina ye. Yayakubwiye, muhamagara umubwire ngo no ku munsi mubi uzagira ibyishimo kubera Yesu. Ugira kwicara. Papa, no ku munsi mubi ugomba kugira ibyishimo kubera Yesu. Ibyishimo byose n'ibyago byacu biva mu rukundo rw'Umwami. Wagushidikanya cyumwiringira ntiyahemukira. Wiringira Imana, wiringira Imana, uyiringira ntabura amahoro. Wiringira Imana, wiringira Imana, haleluya, ntabura amahoro meza adashira.
sininyibiza bejo ibyago cyangwa amahirwe, nzi yuko Imana ibitegeka kwiganyira n'ukubusa. Beshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, bumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bamfite. Haleluya, amina. Reka mvuga akanyuma dutahe. Akanyuma karavuga ngo kubera ukuntu agukunda byuzuye, azajya akunyuranyiriza ibihe. Azajya akunyuranyiriza. Ubwo ni Ikinyarwanda? Kunyuranyiriza, kunyuranya. Kubera ukuntu agukunda byuzuye, azajya anyuranya ibihe. Unyurana nabyo. Reka mbere ukuntu tuzanyurana nabyo. Ongera uhaguruke pani we musore, ihangana ugaruke. Hagarara hariya, irukanka cyane twihutisha. Imana igumugisha kubikoze kandi ntibikugore, biroroshye. Ndeba hano ninza nawe uraza tubisikane. Yesu aragukunda ku buryo Satani azajya aregera ati ngiye kumuhereza amagambo, nohereza inzara, nohereze n'ubushomeri n'umugaba muti, bize byiruka. Nujya guhura nabyo Yesu abinyuze hara nawe akunyuza. Uretse kugenda ejo Satani yongera avuga ati ntago byafashe, mwohereze cyamunara, mwohereze n'indwara mu bana n'igihombo mu kazi, acanganyukirwe. Bize byihuta Yesu abinyuze hariya nawe akunyuza. Do ubuzima bw'abantu babana na Yesu duhora tunyurana nabyo. Ihute pa. Do nuko tubayeho, ihute cyane. Kandi ndaguhanuriye uku kwezi kwa gatanu uzabisikane nabyo. Ukwa gatandatu n'ukwa karindwi uzabisikane nabyo. Haguruka ubisikane nabyo. Tera intambwe uvuga ngo nzabisikana 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 nabyo. Zamura haleluya. Telas ela. Do nuko pa. Nuko ugiye kujya ujya mu kazi ubisikana nabyo. Abana bajya ku ishuri babisikana. Umugabo wawe agenda abisikana. Aya marozi ntacyo azagutwara uzabisikana nayo. Aya magambo ntacyo azagutwara uzabisikana. Ababyakiriye muhaguruke mutere haleluya. Ni gutya urukundo Yesu agukunda ruzatuma udahura nabyo. Oya, aragukunda. Yaravuze ngo numugera mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, mwe ntimuzatinye, nzaba ndi kumwe na nzababisikanya. Abantu bakundana na Yesu nibo bonyine bahawe ubushobozi bwo gukandagira inzoka na scorpion. Tubisikana nabyo rero. Ubu Satani yaguteraga ubwoba ngo uraje umware, hari umugabo ugukunda uzajya ukubisikanya nabyo. Hari umugabo ugukunda uzajya ukubisikanya. Izi kanseri, izi diyabete, iyi mivuduko, aya mahepatite tuzabisikana nayo mu izina rya Yesu. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Ntiyandeka kuko nkunda nubwo ndi mubi,
anyishimira anyishimira reka mbabwire hari umuntu wari wabona umusinzi yasinze umusinzi agenda agira atya umuhanda yawufunze ariko iyo ageze ku kiraro cy'igiti kimwe imvura yaguye inzoga zimushiramo akahambuka neza yitonze mu gitondo iyo hanyuze aravuga ngo ngo ariko muzi ko iyo nanyweye ngo aribwo mba mbikontorora neza kumbi si we wabikontoroye ndashaka kubabwira ijambo ryanryoheye Yesu yadukunze tudakunditse tugenda twarwangwaye urukundo rwe rutuzana tutarakuka amenyo rutuzana tutarwaye sida rutuzana batadukatiye burundu rutuzana batadufunze yanumye ngo nkubwire ngo wagukunze utarakizwa ntiyareka kugukunda waraje ntiyareka kugukunda waraje muhaguruke dusenge ndatashye muhaguruke dusenge tuzavuga ibindi kindi gihe uri mwiza imbabazi zawe ni nziza imigambi yawe ni myiza kuri twe tega ibiganza tubisubiramo rimwe uri mwiza imbabazi zawe ni nziza imigambi yawe ni myiza kuri twe mw'ijuru bararirimba no mw'isi turaririmba icyubahiro n'icy'umwana w'Imana wanesheje satani umunyaga ubutware bwose ukwiriye icyubahiro n'ikuzo haleluya reka mbabwire nanjye nubwo nababwirije mbuze uko nsenga ndumva mbuze uko nsenga imigambi yawe ni myiza kuri twe tubivuge ngo imigambi yawe ni myiza kuri twongere rimwe tuvuge ngo imigambi yawe ni myiza zamura ibiganza byawe ongera ubivuge nanone imigambi yawe ni myiza kuri irindi rimwe nanone imigambi yawe ni myiza kuri twe zamura haleluya nimunyemerere mugira gutya ibiganza tugiye gusenga tumubwire ngo turagushimiye ko dukunda mwanyemera tugasenga gutyo tukamubwira ngo turagushimiye ko nimumbabarire mu mwanya w'umunota umwe cyangwa ibiri umuntu wese wasenze nanyemeramo iminota ibiri tega ibiganza byawe gutya mwami Yesu ndabizi neza yuko unkunda nakwiriye tega ibiganza byawe ugiye gufata umunota umwe usenga ubwire Yesu ngo ndagushimiye ko unkunda nurangiza ubwire Yesu ngo ariko ubundi wanciye iki ni ikihe kintu cyatumye unkunda wabitewe n'iki kunkunda kuki unkunda ubundi unkunda kubera iki Yesu numara kumushimira ko agukunda ndaza gusengana nawe isengesho tubwire Yesu atubisikanye nabyo turaza kubwira Yesu atubisikanye nabyo reka twakire mwarimu yinigire hino mwarimu agiye gusenga tubwire Yesu ngo turagushimiye ko dukunda agiye gusenga tubwire Yesu ngo turagushimiye ko dukunda ariko ndashaka ko nawe ugihagaze mbabarira utege ibiganza usenga isengesho ry'umunota umwe ubwire Yesu ngo ndagushimiye ko unkunda mwarimu agiye gusenga ariko nawe usenge ubwire Yesu ngo ndagushimiye ko unkunda mwami mwiza
rukundo ruzima, bugingo bwacu, imbaraga z'abakumenye, byiringiro bidakoze isoni. Uri Imana yadukunze biruta uko twabivuga, nk'uko ijambo ryawe ryavuze, byatumye utanga umwana wawe ukunda. Turi hano kubera intsinzi y'umusaraba. Babyeyi babyara kubera intsinzi y'umusaraba. Ubuzima dufite tubukesha intsinzi y'umusaraba. Amazina abantu bafite mu isi, bafite icyo bavuga, bakwiriye kuvuga intsinzi y'umusaraba. Urukundo rwawe ruzatunyuza no mu rupfu, kandi rutwinjize mu bugingo. Urukundo rwawe rutuma tuvuga, urukundo rwawe rudushoboza, urukundo rwawe ruturenza iminsi mibi, urukundo rwawe rutuma tuva hasi tugahagarara tukema, urukundo rwawe rutuma imivu itadutembana, urukundo rwawe rutuma izuba ritatwica, urukundo rwawe nirwo rwambukije Abisirayeli inyanja itukura, ubakura ku biboko bya Farawo n'ingabo ze. Urukundo rwawe nirwo rwabagejeje mu butayu, utuma baticwa n'umwuma, utuma baticwa n'inzara, wababereye ubwugamo ku manywa, ubabera inkingi y'umuriro nijoro, ntabwo bishwe n'imbeho mu butayu. Urukundo rwawe nirwo rudukomeza, urukundo rwawe, urukundo rwawe nirwo rwatumye ukunda Kalebu atari uwo gukundwa, umushyira mu muryango, umuhereza gakondo abandi batarayibona. Uramubwira ngo kubera ko womatanye nanjye uhaye gakondo, aho wakandagije ikirenge hazitwa hawe. Imana ishimwe cyane. Delo sando vera bone kotasikera elo masanke no vera gre telo maswike no vera gre. Reka urukundo rwawe rugira ibyo rurema, reka urukundo rwawe rugira ibyo rukora, reka urukundo rwawe rutuma ingumba zibyara, reka urukundo rwawe rutuma imfubyi zibaho, reka urukundo rwawe rutuma bambaye ubusa bambara, reka urukundo rwawe rutuma bari bagiye gusenya ingo bazubaka, reka urukundo rwawe, reka urukundo rwawe. Haleluya. Tukuzamura ibiganza Yesu, tukuzamura ibiganza Yesu, tukuzamura ibiganza Yesu. Turagushimiye Yesu, turagushimiye Yesu. Himbazwa mwami wacu. Dole sange fonemo ya soko y'amaraso yawe ninjiye. Komeza imbere y'Imana, gukomeza gusenga mu izina rya Yesu. Ndagushima Yesu asante. ya soko y'amaraso yawe yiciyemo rozita. Ndagushima Yesu kubwayo, narababariwe. ndagushima Yesu kubwayo, narababariwe. turacyasenga. Abantu bazi ko mu rukundo rwa Yesu bishoboka mugire gukira. Yowe wenyine gusa usigukunda, abandi turagerageza, nukugerageza, ariko wowe ukunda urabizi.
Yesu urabizi. gira gutya ibiganza byawe. Ni wowe wenyine gusa uzi gukunda abandi turagerageza ukugerageza, ariko wowe mwami wanjye gukunda urabizi. haleluya. nimunyikirize haleluya. itorero cyane haleluya. reka mbereke nababariye n'abantu bicayemo babishobora bagahaguruka. tugiye gusenga tubwire Yesu ngo mu rukundo rwawe tunyuranye nabyo, tunyuranye ababivuza Imana bo mucyo tunyuranye. nimundebe hano gatoya. tugiye gusenga n'isengesho iminota 3 turasenga tunyurana nabyo. fata telefone yawe uyibike, fata ishakoshi yawe uyiheke. ambwira kwa nkunda buri munsi, ni mwiza kurusha uko mbivuga. tugiye gusenga isengesho rikomeye. amenyera kuri ibyo nibwira, zamutegereza sinzarambirwa. ambwira Yesu we, ambwira kwa nkunda buri munsi, ni mwiza we, ni mwiza kurusha uko mbivuga. amenyera kuri ibyo nibwira, zamutegereza sinzarambirwa. ambwira ko nkunda buri munsi, ambwira ko nkunda buri munsi, ni mwiza we, ni mwiza kurusha uko mbivuga. amenyera kuri ibyo nibwira, zamutegereza sinzarambirwa. ambwira ko nkunda buri munsi, ambwira ko nkunda buri munsi, ni mwiza kurusha uko mbivuga. amenyera kuri ibyo nibwira, zamutegereza sinzarambirwa. twongereho Uwiteka Imana umuremyi w'isi n'ijuru, yangiriye neza sinzi uko nabivuga. yankuye kure misayo y'ibyaha, maze mu bugingo bw'iteka. umucyo mwinshi wamurikiye ubugingo bwe, ankozeho wese tarako nahinduka. nange nzibera mu mahema yiwe, nzamutegereza sinzarambirwa. ambwira ko nkunda buri munsi, ambwira ko nkunda buri munsi. Yesu ni mwiza, ni mwiza kurusha uko mbivuga. amenyera kure ibyo nibwira, zamutegereza sinzarambirwa. aritamurura mu gicuku nijoro, aritamurura ushitse umutima mu nda utuze. mu gitondo aritamurura mu gicuku nijoro, aritamurura ushitse umutima mu nda utuze. mu gitondo aritamurura. reka mbasabe ababivuza Imana barebe neza. adukunda uko uri kose, uwo uri we wese, icyo uri cyo cyose, ibyo ukora byose, uko usa kose, yantumye ngo nkubwire ngo agukunda byuzuye. noneho tugiye gusenga rero tumubwire ngo wowe udukunda byuzuye, tunyuranye nabyo,
turinde guhura nabyo. Akore kuri iyo ndwara, akore ku bana, akore ku gifu, akore kuri diyabete, akore kuri kanseri, akore kuri iyo nzara, akore ku bushomeri, akore ku rugo rwakunaniye, atanga ubwenge mu bana, yirukana ubushomeri, akore kuri diplome, akore hari utuye, amenagura ubwami bwa Satani, akubisikanye n'abarozi, akubisikanye n'abapfumu, akubisikanye na nyabingi mu izina ryayo. Mwumvishe ko tugiye gusenga? Uriya muntu wo kuri senti arakomeza akore kuri ayakoraga. Nguhaye iminota 3, tangira usenge. Wabisikana nabyo, abana banjye babisikane nabyo, ubavuga amazina, uvuga amazina y'umugabo wawe, uvuga amazina y'abavandimwe bawe, uvuga urukundo rwa Yesu, nirubabisikanye nabyo. Tangira usenge, uzamuremo n'icyifuzo cyawe. Ndaza nanjye gusenga nyuma. Tangira usenge, tangira usenge, zamura isengesho ryawe usenge. Akazi kawe kabisikane nabyo. Dayimoni yategura akaguhomba, bisikana n'igihombo. Dayimoni yateguraga kumwara, bisikana nabyo. Dayimoni yateguraga yuko ukorwa n'isoni, bisikana nabyo. Senga ubisikana nabyo, 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 senga ubisikana nabyo. Ongera usenge, ongera usenge. Imbaraga zawe Mana. Ongera usenge, ongera usenge. Imbaraga zawe Mana. Ongera usenge, ongera usenge. Mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe zishobora byose, imbaraga zawe zishobora byose. Urukundo rwawe dukunda byose mu izina rya Yesu. Turizeye. Turaguhimbaje, turakunezeza mu izina rya Yesu Kristo. Turizeye. Yesu. Turizeye. Tubisikanye nabyo, tubisikanye n'ibyaha, imbaraga zawe Mwana, tubisikanye no kurwa, tunyuranye n'ibihe bigoye, tubisikanye no gusubira inyuma, tubisikanye n'ibihe biruhije, tubisikanye no gucogora, n'ibihe bigoye, tubisikanye n'ibi bihe, Satani yateguye, tubisikanye n'ibi bihe, imbaraga zawe zikomeye, tubisikanye n'ibi bihe, tunyuranye n'ibihe bigoye, tubisikanye no gupfusha, tubisikanye no gupfakara, zitume tunyurana n'ibihe, turanyane n'ibihe, tunyuranye n'ibihe abadayimoni bagambiriye ko twazagwamo, turanyuranye n'ibihe mu izina rya Yesu Kristo. Kubw'urukundo rwawe, kubw'imbaraga zawe, kubw'urukundo rwawe, kubw'urukundo rwawe kara, kubw'urukundo rwawe Kristo, tegeka ibihe mu izina rya Yesu Kristo. Udukunda urukundo rwuzuye, udukunda byuzuye, turaguhendahenza, turagushimya Jehova. Imbaraga zawe zikomeye zitume tunyurana n'ibi bihe bigoye, ibihe Satani yagennye ko twaseberamo, ibihe abadayimoni bagambiriye ko twazaboneramo ibyago. Utunyuranyemo n'ibyo bihe, tunyuranye n'ibyo bihe Jehova, turanye n'ibihe mu izina rya Yesu Kristo. Turasengera ibyifuzo, turasengera ibyifuzo byose, turasengera ibyifuzo byose. Mwami Yesu, imbaraga zawe zikomeye, sengera abana bawe, turanyurana nabyo, turanyurana nabyo, turanyurana nabyo, turanyurana nabyo. Gusenga ko batagira shinge na rugero, ni wowe utabara batagira abatabazi, ni wowe uvuganira batagira kivuganira, ni wowe udukunda urukundo ruhebuje, ni wowe udukunda urukundo rwuzuye. Turaguhendahenze mu izina rya Yesu. Muririmbyi araririmbye aravuga ngo bose kudukunda, baruta uko abavandimwe bakundana, naho izindi nshuti zose zatureka. Haleluya, haleluya. Imbaraga zawe zikomeye, urukundo rwawe ruhebuje byose, rube muri iri teraniro. Urukundo rwawe rutuma bigerwaho mu izina rya Yesu Kristo. Zamura ibiganza byawe, indwara zikira, zamura ibiganza byawe, izi ndwara zikira, zamura ibiganza byawe, izi ndwara nizikire, izi ndwara nizikire kubw'urukundo Yesu adukunda. Turasenze mu izina rya Yesu Kristo, ibi bigeragezo nibishire, aya makuba narangire mu izina rya Yesu Kristo. Ko twagize guhamya no gushikama, no mu gihe cy'amakuba tugira ibyishimo n'amahoro byuzuye kubera urukundo rwa Yesu. None dusengera ibyifuzo bya bene data mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zikomeye zitume bikunda bigerwaho. Ndahenda imbaraga z'Imana, ndamagara urukundo rwa Kristo. Muririmbyi niko yaririmbye, umwanditsi yaranditse aravuga ngo kubw'umutima w'imbabazi Imana ifite, cyo kizatuma umuseke udutambikira. Tegeka Adonai, tegeka Adonai, tegeka Adonai. Turaguhendahenze ngo winjire muri aya materaniro n'ubundi wari usanzwe uyarimo. Tegeka ibi bihe byagoye, urukundo rwawe nirurema ibitari bihari, urukundo rwawe nirushyira ibitari biriho, urukundo rwawe nirwirukana indwara, urukundo rwawe nirubikore byose, urukundo rwawe nirubireme, urukundo rwawe nirubireme, urukundo rwawe nirubikore. Haleluya.
uburwayi Amen. kandi yaroze ari muzima. Ndaguhendahenze ngo umugirire ibambe Jehova. Tegeka ibihe, tegeka ibihe, tegeka ibihe, tegeka ibihe, tegeka ibihe, Zamura ibiganza byawe. tunyuranye n'ibihe, Zamura ibiganza byawe. tunyuranye n'ibi bihe biruhije, Tega ibiganza. tunyuranye n'ibi bihe by'indwara, Tega ibiganza tunyuranye n'ibi bihe byawe. by'ubunebere, Shimwa tunyuranye Yesu. n'ibi bihe by'ubushomeri, Tangira tunyuranye wakire. n'ibi bihe by'indwara, Tangira tunyuranye wakire. n'ibi bihe by'imanza, Tangira tunyuranye wakire. n'ibi bihe by'ubushomeri, Tangira tunyuranye wakire. n'ibi bihe by'indwara Tangira z'ibyorezo, wakire. tunyuranye n'ibi bihe by'indwara Imana ishimwe. z'abadayimoni, tunyuranye n'ibi bihe mu izina rya Yesu Imana Kristo. ishimwe. Urukundo rwawe rurahagije, Imana ishimwe. urukundo rwawe rurahagije Jehova, urukundo rwawe rurahagije. Tegeka ibihe, tegeka ibihe. Twamenye kuri se w'imigisha, uri Imana yimbura ibihe. Turaguhendahenze Jehova, urukundo rwawe rutuma bigaruka. Hallelujah. Turaguhendahenze, nta wundi wo kubibwira dufite, nta wundi wo kubibwira dufite. Ni wowe tuzi ko udukunda byuzuye, nta wundi wo kubibwira twabona. Ni wowe wenyine udukunda byuzuye. Turaguhendahenze, wumva amarira, wumva umuniho, wumva ibyifuzo by'abera. Turaguhendahenze Jehova, turaguhendahenze Jehova. Ariho Yesu. Imbaraga zawe zikomeye Ariho Yesu. zituma bikunda. Ariho Yesu. Turanyeganyeza ibihome, turanyeganyeza ibikuta, Tumenaguye ubwami bwa imbaraga Satani. z'umwijima, Tumenaguye imbaraga z'abadayimoni. Urakoze Yesu. Reka mbasabe mutuze. Tega ibiganza byawe. Tega ibiganza byawe. Tega ibiganza byawe. Fata umunota umwe. Wakire. Ninginze umuntu wese uri muri iri teraniro natega ibiganza bye. Hari ikintu Yesu akoze kuri wowe kidasanzwe. Hari imbaraga yakwirukankanaga Yesu akwirukankanyeho. Hari ubwami bwari bwarubatse ku buzima bwawe Yesu arabusenye. Hari amagambo yavugwaga kuri wowe Yesu ayatesheje agaciro. Hari ibintu byari byiyesitaye ngo birwanye umuryango wawe Yesu abyambuye ubushobozi. Hallelujah. Hari imbaraga wahoranye zo gusenga wari warazitakaje, ariko mu rukundo rwa Yesu ziragarutse. Hari ibihe byawe bigarutse.